rebo mu mutima wundi ngewe urukundo Imana yantiritsemo iruhaye nka kimwe cya kabiri cy'abadamu bari ku isi ariko hari amajoro abantu bagira kavuga ati ndagukunda nzakubera uyu n'uyu ngewe niyo tugiye muri ibyo biganiro ayo magambo narayumvishe ariko mu kuyumva impamvu mbwira abantu ngo batange n'imbabazi ntese umuntu akubwiye ngo uri mubi yaragukuye iwanyu nge byaramvunye byantwaye n'umwanya umuntu rero wambwira ngo ndenzeho nyine yabimbye turi twenyine ariko icyiza none abantu bazashyiraho komantere nyinshi bazavuga ati uyu mugore yiha morali koko ariko ntago ari morali pe ngewe baraje bafata umwanya rwose bantu muzabona iki kiganiro muzambabarira ubwo ngubwo niba nacitswe nkavuga ukundi kuntu ntago kamera timenyera ariko ibyo mvuga je n'ukuri nyine n'ukuri ariko abavuga ngo tubaha ikaze mwese mudukurikiye kuri televiziyo Kabodi aho muri hagiye hatandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda mukomeze kugubwa neza tubaha ikaze rero ndetse duhaye ikaze umutumirwa wacu murimo kubona ahangaha abenshi mumaze kumumenya niwe tugiye kuganira muri kano kanya tubaha ikaze koze mbere yuko atwibwira abanza dusengere kandi dusenge Imana turi imbere yawe nyakubaha Imana duciye bugufi iki gicamunsi tugushimiye ko abanye natwe mu minsi yatambutse warakoze aka kanya turi imbere y'amaso yawe rero tugiye kuvuga imbaraga zawe no gukomera kwawe turagira ngo dushyigikire kubera ko umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo ushyigikiye agira ijambo ntago ari ijambo tumwa n'undi muntu ijambo tuvuga ni iryawe warakoze rero ku bwa byinshi twatambutse tukuragije n'ibiri imbere kugira ngo ukomeze kubana natwe muri iki kiganiro bane natwe n'abazakiriye buzabashyigikire hazabonekemo gukomera kw'Imana dusenze dushima mu izina ryawe ryera Yesu urakoze amen amen murakoze cyane reka tubahe ikaze mutwibwira benshi barakuzi bakuzi nk'umudamu w'icyitegererezo hano mu Rwanda najye nkurikira ibiganiro wagiye ukora numva ntabwo usanzwe nawe warabyivugiye ko udasanzwe no kubera Imana no kubera Imana ngaho utangira wibwira abagukurikiye ndahara abadukurikiye batakuzi kugira ngo nabashe kukumenya dutangire ikiganiro amazina yanjye nitwa Mushimiyimana Marie Chantal niyo mazina yanjye ndi umubyeyi ndubatse ukaba n'umugore watewe bose babireba yego yego urakoze cyane kwibwira abadukurikiye noneho twatangira ikiganiro nta kibazo nakomeje nkurikira ibiganiro wagiye ukora mbona uri umugore udasanzwe nk'uko nabivuze nakomeje mbivuga hari n'icyo nakurikiye ubivuga ko udasanzwe nawe ubizi ndetse n'umukubi bwawe wari umuntu udasanzwe n'icyo kintu cyagushoboje kuba umuntu udasanzwe ni Imana n'amasengesho byonyine nta mahame we wagiye wishyiriraho ngo kugira ngo nyine uzahinduke kuko abantu kugira ngo bahinduke abantu badasanzwe hari ibyo baba barakoze hari ibyo nabo bagenda bakora bati ngiye nzakora ibi bintu kugira ngo ntandukane n'abandi bantu umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye uko nagiye nkura nakuze nsanga iwacu badakunda gusenga gusa ari bangeso nziza bari aho nagera mu nzu y'Imana nkabona hari itandukaniro n'iwacu nkabona abantu bo mu nzu y'Imana baranezerewe barasa neza numva ndashaka kumenya ikiba kibajyanye mu nzu y'Imana nanjye ntera intambwe ndi umwana mutoya njya mu nzu y'Imana bagenda bavuga Imana numva ibyiza by'Imana nkumva ibyo hanze n'undi numvaga ntabizi iwacu nabonaga abantu baje kurangura inzoga baje kurangura imitobe se cyangwa n'abaje kuvumba ngeze mu nzu y'Imana rero ntumva bavuga imbaraga z'Imana no gukizwa n'umumaro w'agakiza nkomerezamo nyine genda mvuga nti nanjye nzibera mu nzu y'Imana kuba mu nzu y'Imana bigenda bigushoboza kuba bigenda bisohoje no mu muryango ubwo hari ryari nari nkiri mutoya nari natangiye kujya mu nzu y'Imana
kwa kundi nyine habaho amasomo y'abana ako hari n'igihe ugendera mu kigare ubona gusa ari umunyenga w'ibyiza ugenda ukuriramo ariko kuva mfite imyaka 14 nibwo natangiye kugenda menya uko umuntu areka icyaha nuko ibyaha bisa n'ibyaha ibyari byo buri umwana n'ibintu akora atazi ko ari bibi yumva nyine ari ubuzima nuko nguko bagira amahirwe gukizwa uri umwana utaranakuriye mu muryango ukijejwe ni amahirwe akomeye ni amahirwe mama nakurikiranye ikiganiro cyawe mbona ubuzima mwabanyemo na Theo kuva mukiri mu ntara mujya kubana bwari ubuzima bwari bugoye kubera iki wemeye muri kino gihe tugenda tubona abantu benshi badashobora kubana n'abantu badafite ubushobozi kandi mu biganiro nagiye nkurikirana nabonye yuko wowe wavukaga mu muryango wifashije ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga zo kubana na Theo katari umusitari ko si yari umusitari nta mafaranga yari afite ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga yo kuvuga ngo reka nsangure umuntu tubane mu buzima bumeze kuriya ni Imana iyo ubaye imbere y'Imana ikubera umujyanama kandi igihe cyanjye hariho urukundo umuntu yakunda nyine akumva arakunze kubera ko nagiye nsoma na Bibiliya irambwira ngo urukundo ntacyo rushingiraho urukundo gukunda ni ugukunda nyine utarebye kandi hamwe n'iyo usenga Imana hari amakuru iguha hari amakuru nagendaga mpabwa mu gusenga nyine nkabona iyerekwa ryiza nkabona ko imbere hari ibyiza ubwo Imana yagendaga bikubwira se ko ubuzima buzagenda neza cyangwa wowe niwe wumvaga yuko ubwo buzima buzagenda neza ubundi iyo usenga Imana hari impano Imana yagiye ha buri muntu uwo ari we wese bura nta muntu utagira impano nubwo wumva ngo runaka ni umunyempano ngiye kwa pasiteri wanjye ngiye kugira gute iyo usenga Imana ugira amahame muri wowe ugenderaho ukabwira Imana uti Imana ibi sinabishobora ahanjye hamenwe nawe muri ayo mahame rero no kubwiza Imana ukuri igenda ikurebera ibyo utashobora ikavuga ati biranda bikurinda cyangwa se byanakugeraho yikagira ukundi kuntu kuko yibana nawe muri uko gusenga rero hamwe n'Imana ugenda wumva abantu bafite amakuru y'ibyo baciyemo y'ukuntu batabawe y'ukuntu barengewe ukavuga uti nanjye hari ningera muri biriya nzabana n'Imana yanjye turi kumwe uyu ngubu nubwo ntarabigeramo ariko ukavuga uti uko biri kose iyo ujya mu rusengero hagenda hazamo ibyiza abantu batanga ubuhamya bavuga ukuntu byari bimeze bavuga uko batangiye uko babayeho nawe ukavuga uti ibyo ari byo byose nanjye Imana inyubakiye urugo nk'uru byagenda neza ubwo rero ayo mahame nanjye ngenda nyishyiramo nkavuga nti Imana urugo rwanjye rubaye rumeze gutya byamfasha nubwo buryo hamwe n'icyizere ubundi cyangwa se n'impano yo kwizera ubundi giye Imana niyo yandemyemo mu buzima bwanjye nkiri muto nabaga nzakorera Imana ahanini nkashyiramo ngo ndi umudamu kumbi sinarinzi n'ibyo mvuga ariko Imana yarabyumvaga nkavuga nzakorera Imana mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo hari ibintu rero umuntu agambira cyangwa akavuga asa nkaho yikinira ariko burya nabonye ko nta jambo ritoya ku Mana yacu nubwo buryo numvishe kubana na Theo ntacyo bitwaye none se ubwo umuryango wawe kumva ngo umukobwa wacu turi umuryango utunze umukobwa wacu agiye gushaka mu bantu badafite ikintu na kimwe ntago umuryango wigeze ubarwanya cyangwa ngo ukubuze kubwe uri umuntu ujya wimusanga bimeze gutya na gutya ntago byigeze bibaho aya nta muryango wambujije ubundi mu mabyiruka y'uriya mugabo wanjye nawe yari afite igikundiro babonaga ari umwana mwiza ari umunyangeso nziza ukora neza kandi mu gihe cyacu nkeka ko nta n'iby'ibintu barebagaho ubundi abantu bo mu cyaro iyo umuntu afite isambu baba bumva muzahinga babonaga ari muzima nanjye ndi muzima nta kibazo bangizeho bumvaga tuzahinga nyine tukagira icyo tugeraho kandi bisabwa nk'umusore yari abyujuje none se nubwo yari ameze gutyo
ko yaje agasaba inzoga akazitanga, ibyangombwa bisabwa bwa mbere nawe akabibona, n'ubundi akankwa ko mu gihe cyacu ko mbizi bakwaga inka imwe nawe ko yayibonye akayitanga, bari bumwange se bashingiye ku ahubwo ki? numva yari afite n'amafaranga. Aya ni Imana nyine, burya iyo ufite Imana nta n'icyo wayiburana. Inkwano yarayitanze, ubwo se bari bumwange bashingiye hehe? N'ubwo buryo ngo imiryango myinshi isuzugura umuntu kuko yabuze inkwano. buriya kubana no kubaka urugo ntaho bihuriye, niyo bagutangaho 10 cyangwa se kurengaho, hatabaye Imana n'ubundi ntacyo za nka zamara. Kubaka ntago ari ubutunzi bwinshi. Tubona abantu bubatse byagiye byanga, cyangwa natwe twabiciyemo tubonye wenda byatangiye kuza. Ntago rero kubaka ari ibintu byinshi. Waba uri umukobwa utarubaka, ndagira ngo nkubwire ngo wishingira ku bintu, niwumva muri harimo urukundo cyangwa se harimo niyerekwa hari Imana yakweretse, ushingire kuri icyo ngicyo. Nk'umukobwa niyo nama namubwira, icyo ngicyo kizagushyigikira, kizagufasha, kikugeze kure, kikugeze ku ntego yawe. Ubundi kubaka ni abantu babiri, hakavamo umwe avuga ati jewe, umwe yananirwa undi akavuga ati je ndakomeje. Kandi buriya nanone nyine no gusenya urugo, ntago abantu babiri umwe yabigizemo uruhare ntago rusenyuka. Wiha intego ukavuga uti jewe nyine nzubaka, ntago ibintu byinshi ari byo nabonye byubaka. Aho hantu uvuze ngo umuntu umwe abifitemo ubushake, urugo ni urw'abantu babiri nk'uko wari umaze kubitubwira. Umwe afite ubushake bwo kubaka ariko undi ntabwo afite. Hari n'uwumvuganye n'umuntu ndumva nge namuzinutswe. Ni gute wabana n'umuntu wakuzinutswe kandi wumva we atari kukigukeneye cyangwa atagikeneye kubana nawe, wowe ugakomeza kuvuga ngo nzubaka? Kuvuga ni kimwe no gukora ni ikindi. Ashobora kuvuga imvugo ntiba ariyo ngiro, kandi avanga imvugo niyo ngiro. Hari uvuga imvugo ntiba ariyo ngiro, kavuga ngo narakuzinutswe. Hamwe n'Imana igusanze, icyaguteye kuzinuka gishobora kuvaho, ukongera ubwo ngubwo n'ubundi kuzinuka kukavaho. None se ubu ngubu hari imiryango bashobora kuba bakurikiye kino kiganiro nyine bitameze neza, umugabo akaba yageze no mu manza, cyangwa umugore umwe muri bo yananiwe arumva atagikeneye kubana na mugenzi we. Reka dufate urugero nko ku umugabo arimo arumva umugore we ari umuntu atagikeneye kubana nawe, mbese arumva yamuzinutswe, icyo akeneye ni ugutandukana nawe. Uwo muntu birashoboka ko byakongera bikagaruka bakabana neza? Byashoboka, kandi naho umwe nyine aba yinanije. Burya uvuga ngo nge ndananiwe, ngo ndazinutswe. Umunyarwanda yaravuze, usibye ko imigani ahanini abantu batayigenderaho cyane, ariko nayo nabonye nta kitwaye, ngo wirukana umugore uguguna igufwa ukazana urimira burunguri. Kuvuga ngo zinutswe umuntu, icyaguteye kumukunda nushaka umuzinukwe, ariko ntibukuyeho kuri umugabo we. Aho uzagenda n'undi bazavuga ati dore wa mugabo wa runaka, dore wa mugore wa runaka. Uko byagenda kose umwe muri bo abacyubatse, nubwo hariho uba yahunze urugo, umwe abacyubatse. Burya abakivuga ngo umugabo wanjye ndamutegereje, none se ntari abategereza? Hari abantu batandukana hagacaho umwaka 1, 2, 3, 4, 5 ukazumva ngo barasubiranye. Ntago biba byoroshye. Aho ngaho ubitubwiraho, ariko ufite n'ubuhamya kuko icyo kigeragezo wakinyuzemo cyo kumva umugabo atakikumva nk'umuntu w'agaciro. Ariko ubu ngubu mwese turaganira, ubu ngubu ni we mugore. Ikiganiro twakoranye bwa mbere yaravuze ngo umugabo wawe yarimo aratubwira ngo nubwo naba perezida, umugore wanjye yaba muka perezida. Niwe mugore wa mbere mbona muri iyi si, nta wundi muntu wangana nawe. Ibyo bintu ni ibintu bitangaje cyane, nta n'umuntu ushobora kubyumva. Nize imbaraga wakoresheje kugira ngo bigere kuri urwo rwego? Erega imbaraga tuziheshwa n'Imana.
imana irazitanga, imana yakuremye, imana yaremye uriya, imana yaturemye irazitanga, nta muntu wazihesha. kandi habamo nyine ikintu cya mbere ni ukwihangana ugategereza. njya mbwira abantu buriya no kugira ngo mvuke habayeho gutegereza. ubwo rero iyo wihanganye ugategereza ni ukuri havamo igisubizo cyiza kivamo. gusa nanjye navuga nkurikije ibyo hari ibindi ntavuga ntarinjiramo, ariko mbafitiye icyizere njye mu buzima bwanjye uko mbaho, iyo kimwe kivuyeho ndavuga nticyakuyeho kiriya kizakuraho n'iki cyaje. ariko ngo ushobora hari umuntu ushobora kwibaza ngo we byari byoroshye, ni gute ushobora kubana mu nzu imwe n'umuntu utagushaka kandi ugakomeza kumva ufite umutima mwiza? kubera yuko ni ibintu ntekereza ko bitashobora abantu benshi. kubana n'umuntu urabizi neza yuko nta rukundo agufitiye, ni umugabo akorera amafaranga, nta kintu yakugurira, kandi tukabona abandi ashobora kuyatanga hanze. hari abantu babayeho gutyo mu ngo, ugasanga nk'umugabo nta kintu ashobora kuzana mu rugo ariko hanze arakijyana. ibyo rero bikabangamira abagore cyane. ubu turi ku ruhande rw'umugore, bikabangamira abagore cyane. kubera iki? n'umugabo dushaka kubana gutya ntashaka kumpa agaciro, ntampa agaciro, nta kintu na kimwe. ni gute namubabarira nkumva araje mwitayeho, mwakiranye neza? uwo mutima Imana irawutanga. Imana irawutanga. ndagira ngo mbwire umudamu ubona ko byanze cyangwa se umupapa ubona ko byanze, nzi ko Imana ibishoboye, itanga izo mbaraga, urayisenga ukizera. ubundi Bibiliya iravuga ngo nujya gusaba usaba uzi ko icyo uri gusaba Imana wizere ko yakikwemereye. njyewe sinzi, wenda mu buzima bwanjye nahagurutse iwacu mvuga ngo ngiye kubaka. ubwo rero ikintu cyose cyiteguye kuza gusenya, nzi ko uwundwanirira ari Imana Data, kandi nabari abantu erega baba bazinutswe ntago ari bo. Bibiliya iravuga ngo turwana n'isi na Satani n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere izerera. izo ni imbaraga z'umubi ziba zinjiye mu mugabo cyangwa se mu mugore. none se yajya kuvuga ngo yarakuzinutswe, none se umuntu ajya kuzinuka ikintu atarazi? ni ikintu yarazi kandi kimureba. ubwo rero mu gihe kikureba icyagiteye kumva ngenda igituma umuntu azinukwa nicyo tugomba kureba. ni Satani niwe mwanzi w'ibibi. none se ndagira ngo abantu batwigireho amasomo, niba batanayiga bazaba badashaka kwiga. none se nyine ushingiye ku rugo rwacu ko wenda habayeho kuvuga gutyo ibi n'ibi nyine wenda tubare ko yazinutswe. none se niki cyamuteye kongera kumva ko yakuba ku rugo rwe? ese kujya aho hanze ibyo yakuyemo ni inyungu, ni igihombo? niba yarungutse, icyo nabwira abantu bajye barebera kuri bagenzi babo. nibabona harimo inyungu babikomeze, nibabona nta nyungu zirimo babivemo. none se ubu ngubu usibye no kuvugisha shukuri cyangwa wenda n'abavuga ati ni ukwiyemera, nk'uko wenda hari bamwe bagiye babivuga. none se ubwo ngubwo iyo nshingiye kuri icyo ngo yazinutswe yagize ibiki, ntabwo naba mfite n'aka gasura. ariko hamwe no kwihangana. none se ubu binyanditseho, tuvugisha ukuri. mu badamu ujya ugenda mu nzira ugahura nabo, ubu wasomamo ngo baranzinutswe? mu gihe rero nta muntu wabisomamo, kuki we wumva ko byacitse se? ni iki gituma wumva ko byacitse? njye rero mbwira abantu nta shyano riguye, ni Sekibi, nta kindi kintu kibitera. kuba yakuzinutswe ni Satani, nta kindi. none se wowe uri muri icyo kigeragezo wumvaga ukomeye, ukumva uracyafite rwa rukundo? kubera yuko dushobora kuvuga ubu ngubu umuntu akaba yavuga ukurikiye ikiganiro akavuga ngo nuko byarangiye ubu ngubu, niyo mpamvu urimo uravuga gutyo. ukibirimo ubwo wumvaga we ukimufitiye urukundo nk'urwari umufitiye mbere, kandi arimo aragukorera ibyo ngibyo byose? ntago sinzi, ni uko umuntu atareba mu mutima wundi. njyewe urukundo Imana yantiritsemo iruhaye nka kimwe cya kabiri cy'abadamu bari ku isi.
bagenzi umenye ijoro ryahita rimanuka njyewe umugabo wanjye urukundo namukunze tukiri bato nabwo numvaga mukunze hari bake cyane wenda bari babizi ko icyo kibazo nkifite ahanini ni nk'ingo nk'ebyiri yari umugore n'umugabo bari inshuti zanjye cyane nababwira ibyambayeho bakambwira ati ariko se mudamu akambwira ati mameri mbabarira umbwire ukozwe mu bantu Imana yaguhaye umutima umeze gute njyewe urukundo namukunze tukiri bato niyo yagendaga numvaga mukunze ahubwo nkumva mufitiye agahinda nkavuga nti koko ukuntu Imana yadushyigikire buriya ibingibi byakatubayeho nkumva mbabaranye nawe niba wenda wataranababaye ahubwo ninjye numvaga mbabaye mu kimbo cye kuko njye narebaga ahantu ari kwinjira kuntu atari heza nkumva afite umubabaro urwo rukundo rugira abantu bake abandi biraba ugahita mwatandukana bikagira inzira ukabona amahoro oya nanjye si uko ntabitekerezaga urabitekereza ariko wakibuka ko wamukunze mu bantu benshi sinzi njye numva natekereza ko namukunze noneho hari n'indahiro turahira hari itorero rimwe ryajyaga ridasezeranya nk'uko uko andi madini bakavuga ngo isezerano bemera n'iryo byarinda abantu bagirana bafiyansana simbizi niba urwo rwego ari bwarwinjiremo umuhungu akubwira ati ndagukunda mu gihe nawe umwemereye ati ndagukunda nzakubera umugore iryo dini ryemeraga ko ari ryo sezerano noneho twebwe tujya ahantu tukamanika tuzabana mu byiza no mu bibi tubyaye tutabyaye nzakomeza ayo magambo njye niyo yakomezaga kunzamo nkavuga ntuko biri kose hari indahiro narahiye ntago ndumva ntatatira icyo gihango ndakikomezanya igihe cyose yabaga yatanye numvaga mbabaye mu kimbo cye nkavuga nti Imana ibi ntago bikwiye ariko nyine twasezeranye wasanga kwa kundi tuvuga ngo mu byiza no mu bibi ahanini hari wasanga ari byo bidukurikira ariko numva babivuga yuko kuriya kuntu abagize nka kariya kantu ko gutana nibyo bibi ngo baba bavuga byashoboka ko kuko mu ndahiro twarahiye wenda abandi sinzi uko barahiye ngiye twavuze ko tuzabana mu byiza no mu bibi none se ko byari bije sinjye narabyatuye mu kanwa kanjye wenda abandi ntibaba barabyatuye simbizi ariko njye nshingiye ko nari narabyatuye numvaga nta mpamvu n'imwe gusa hari nawe nabona iki kiganiro Imana mwuka warakomeze kubana nawe kandi akomeze kumunezeza cyangwa n'abandi bagabo bagenzi be ndagira ngo mbibutse izandahiro barahira niyo utajya mu murenge niyo utajya kwa pasiteri wawe ariko hari amajoro abantu bagira kavuga ati ndagukunda nzakubera uyu n'uyu njyewe niyo tugiye muri ibyo biganiro mba mpindutse nk'umwana muto mpita mbona filimi y'icyo gihe nkavuga nti yo ubwo rero reka tuvirege nanjye ntahita njya mu byiciro by'abana bato kirya gihe ni cyiza uzi ko utanarya niyo utarya mwamwibereye mu buzima mbese inzara muba mwarayishize njye niko nari imeze ntago mbizi n'abandi niba ari uko nta gihe kigeze kugera ukumva ugize agahinda k'ubuzima ubayemo atari kuvuga ngo niwe ugiriye umubabaro ahubwo wowe ukumva ubabajwe n'icyo gikombe Imana yagushyizeho ntuzi ko ari igikombe icyo kigerageza Imana yagushyizeho nta gihe kigeze kigera ngo wumve noneho urananiwe icyo gihe kibaho ariko iyo kibayeho ubundi Bibiliya tubwira ko n'izuba ritagomba kurenga tukifite ibintu bituri ku mutima kigomba kubaho ariko ukavuga uti rero ntuse ko Bibiliya bivuga ikavuga ngo izuba ntirikarenge ugifite ikintu upfa na mugenzi wawe ubwo ngubwo kimbayeho uyu munsi iminsi 2 iminsi 3 iminsi 4 nkahama muri icyo cyiciro none se ubwo nakabaye ntambuka nyine kandi twatangiye nkubwira nti ubu ngubu ndi mu muhanda wansomamo ibyo hoya ntabwo yagusoma ariko hari ukuntu ubona abantu mu muhanda ukabona arakeye mu nzira murahuye urabona ni umugore mwiza cyangwa n'umukobwa mwiza cyangwa umusore mwiza cyangwa umugabo ariko yagera ahantu ari wenyine amarira nimba ari uburiri araraho akaba ari bwo buze ayo marira ye nimba ari ahantu akunda kwicara cyangwa se ahantu akunda kuba akaba ari aho hantu ariho haza amarira ye
ariko mu muhanda wamubona akabona ni umuntu mwiza nta kibazo. erega nubwo hariho benshi ngo batanze comment ngo uriya mugore yiha morali ubwo ni njyewe none se mu byanditswe birimo ubundi ntago ibintu byose twahora tubona ibyiza ibintu byaje icyabizanye gifite n'inzira bizacamo bigasohoka ibyo gusohoka bigasohoka ibyo guhama aho ngaho bigahama aho ngaho none se mu buzima tubamo ntago twagumye tubona ibyiza gusa n'ukuri Bibiliya ntago nibibi bibaho n'abatubanjirije rega byababayeho kandi mu gihe turi mu isi twadufasha igihe mu none se ntambara niziye none se twese turi abasirikare duheka imbunda urugamba turiho rero ni urwo ngurwo ngiye niko nagize iyerekwa nako nabitekereje ntago ibibi bihoraho kandi nta nubwo n'ibyiza bihoraho none se dufashe nk'urugero mu isi umuntu yariye ntiyongera agasonza none se umuntu akoreye amafaranga ntiyongera agakorera andi none se ubwo tubaye iki ibyo umuntu ahura nabyo ni ubuzima buvaho hakaza ubundi ndagira ngo mbwira abamama cyangwa abakobwa cyangwa abapapa cyangwa abasore ntago ibyo ngibyo ntago ubuzima bubi buhoraho kandi sinzi ko umuntu no mu buzima busanzwe umuntu arakaraba ico rikongera rikagaruka ntese ari umuntu urakaraba ukwezi ukundi kwezi ngagufata atarakaraba mu buzima niko nabonye bimeze kandi n'abakristo nibwo buzima tubamo ntago wabaho iyo tugiye mu nzu y'Imana se cyangwa iyo tugiye ahandi hantu twibogeka tubwira Imana ati Imana byagenze gutya ahubwo nyine ikibazo cy'abantu twe twihugiraho tukitindaho nyine twakitindaho tudatabaje umutabazi wacu ngo tubane nawe bikatubana byinshi koko hari umuririmbyi umwe waririmbye aravuga ati muze mwenyine twihererane abo kwihereranwa rero niba yari ingegeye nyine ntago mbizi ayo marira agomba kubaho undi yaravuze ngo hahirwa baririra ku biganza bya Yesu ngo bazahanagurwa amarira nawe none se tubaye iki ntago amarira ahoraho icyo gihe se tukiri aho ngaho muri ibyo bihe umugabo wawe atacyumva kuri ku rwego rwe kuko ngo abantu bashaka gukurikiza kino kiganiro batabizi twagiye tuza nk'abanyibinyura ku ruhande igihe kigeze kugera umugabo wawe yumva utakiri ku rwego rwe utakiri uw'agaciro mu buzima bwe nta magambo mabi yigeze akubwira ku buryo yajyaga kuko hari umugabo ushobora kuba yarakuzinutswe none akajya nakubwira n'amagambo mabi akumvisha yuko uri umuntu nyine utameze nk'abandi umuririmbyi umwe niwe nigeze numva aririmba aravuga ngo nanjye nahawe ijambo kuko byemejwe na nyiri ijambo none se aba yarayambwiye ubu mbaye niba yarambwiye amabi arikongera akavuga meza none se ubwo ninjye mfite ikibazo ahubwo abantu babwira abantu amagambo mabi ayiwe nibahindukire kuko gusa nawe hari undi niwe numvisha avuga ngo niyubahwe kubera ko turi umwe nkimukunda ndamubabarira naramubabariye ese ubwo ari njye nawe ubwo waba afite ikibazo n'indi ariko hari story imwe nigeze kumva ngo y'umugabo nyine yari afite umugore mugufi noneho yajya areba umugore nyine akamubwira we ntabwo nyine nta mugore nyine mwiza ubaho nyine sinzi uburyo nyine nabivugamo yari baramwereka yuko nyine uburyo agaragara ari mubi nta muntu ukwiye kumera nkawe bitewe n'ukuntu angana bitewe nyine n'iyo ndeshyo ye nyine akaba yamubwira ku ndeshyo se kandi buri muntu ukubwira ikintu bijyanye n'uburyo ugaragara aragukomeretsa cyane ibintu byo gukomereka ntabwo njye ndi muri abo bakomereka kandi njyewe njye n'abavuze ngo ndi morali njyewe navuze ko nyakubahwa yavuze ngo nta muntu waguha agaciro utakihaye ariko nyine icyo ndimo ndabaza wowe ayo magambo wigeze uyumva ko tuba turabwira abantu ayo magambo narayumvishe ariko mu kuyumva impamvu mbwira abantu ngo batange n'imbabazi ntese umuntu akubwiye ngo uri mubi yaragukuye iwanyu uba yararebye nabi ninde tuvugisha ukuri ahubwo abantu wenda bishoboke ko abantu bafite amaso ariko ubwo batabona
ngewe umugabo yankuye iwacu yarabigendeye araza arasaba nari uw'agaciro nari mbarenzeho muri karitsiye rwose tuvugisha ukuri nimwe mwampamagaye kuri iki kiganiro nari mbarenzeho aragenda atanga inzoga za mbere ntose urambwira gute ko ntari mbarenzeho niba rero yari impumyi ngewe ntabwo namubonye ari impumyi mbwire n'abandi bagabo cyangwa bitegura kurushinga nibarebe neza niba barahumye hakaba ari umuti bagura bagatokorwa babanze bitokore ngewe ntabwo ngendana n'umuntu uvuga ngo ntitureshya ngo hari urwego yagezemo ruhese ahubwo burya umugore niwe wakaruvuze none se ko umugabo agukura iwanyu sinzi ukereka wenda hari abagore bakura abagabo iwabo kuvuga ngo uriya ngo ntitureshya ngo hari icyiciro urimo papa warayobye cyangwa nawe mama uri kuvuga ngo ntiduhwanye ese ko wamwemeye nyine icyo gihe niba mwari muhwanye ukaba ubona hari uko wamurenzeho ntago mbizi ariko gihe umugabo nge yaje iwacu atanga inzoga za mbere yuko azitanga yarambwiye ngo ndabaruta nase ko yambwiye ngo uri mwiza ubwo se ngeryo niryo ngenderaho kandi simbeshye niyo yakubwiraga ngo wenda uri mubi cyangwa ibi ngibi ntago ari byiza ngewe numvaga ahubwo nihaga morale nyinshi nkumva ntamusubiza ariko nkavuga nti ntago ndi mwiza guteze warankuye iwacu ntahaba gusumba mama papa ntaho umusumba wagendera muri benzi sinzi izindi modoka zihenze ntago renzeho umugore wawe nawe mudamu nubwo wenda ubona ko hari ikindi cyiciro ugezemo ariko ngewe nyine na Bibiliya abantu bayisomye barambwiye ngo umugore wo mu bukumi nyine yubahwe usibye ko nyine n'abandi badafite abo mu bukumi bwabo nabo ntibubahwe kubera ateye intambwe kavuga ngo ndagukunda ubu utarabwiwe ngo ndagukunda wasinze inama namugira ariko nge mu buzima bwanjye nuko bimeze narabaga nubwo ambwiye wenda kuriya cyangwa abona ko hari abandi bandenzeho ariko se buriya bandenzeho nshingiye ku kiguzi yantanzeho buriya ngewe ntago nigeze mbarengaho niba mbwiye ngo nyina ndenzeho tumaranye imyaka 2 cyangwa se 3 akaba abona ko ukandenzeho ubwo nanjye mutegejo nkazareba ko hahandi namarayo umwaka 1-2 hose azavugira imeze gutera ho niba zamubwira ati natwe tukurenzeho abantu bajya gutereta simbiza ahandi nabo numva ari umuruho nge shingiye gutereta ubantereta ukuntu nabonaga bitwara umwanya ayiwe nge byantwaye umwanya kuko nge niba nari ngiye no gutegera iwacu ntago byagendaga neza ubwo si umwanya namuhaye kongera kuho undi muntu ko numva byagora ibintu byo kubaka n'urukundo no guteretwa n'iki mukose nzi icyo nakubwira nge byaramvunye byantwaye n'umwanya umuntu rero wambwira ngo ndenzeho nyine yabimbye turi twenyine ariko ikiza none abantu bazashyiraho komantere nyinshi bazavuga ati uyu mugore yiha morali koko ariko ntago ari morali pe ngewe baraje bafata umwanya turicarana abimbwira turi twenyine ndagukunda abimbwira umunsi utari umwe itari 2 kugeza ubwo tubyeretse abantu gutese ubwira umugore wawe ngo umurenzeho gutese ubwira umugabo wawe ngo umurenzeho ubwo saha Imana ntago yakurwanirira ngenzi ko Imana irwanirira umuntu rwose bantu muzabona iki kiganiro muzambabarira ubwo ngubwo niba nacitswe nkavuga ukundi kuntu ntago kamera timenyera ariko ibyo mvuga je n'ukuri nyine n'ukuri ariko abavuga ngo barenze ku bagore babo cyangwa ku bagabo babo aya tuzavugisha ukuri bazaze badushyire ku gipimo noneho cyaba bazashyira no ku kindi nta mugore n'umugabo uko wamukunze aba ari uko nguko kandi naho yakireka niyo yaba mugaye wamutoranyije mu bandi uvuga ko muzabana mu bibi no mu byiza noneho icyo nshimira uyu mugabo wadushyize ku isi nta ndwara mfite idakira none ubwo ngubwo yambwira gute kandenzeho yambyaje 1-2 none se yabikoreraga iki niba yaburanaga tudahwanye ngire nabo bagabo nyine babona ko wenda barenze ku bagore babo kagenda kamubyaza umwana 1, 2, 3 akagenda ahagose ubwo umutima wawe ntagutera aho uri ntago bizi ko wasize umugore wawe ese wowe mugore uryamanye n'uwo mugabo
niba ubizi ko nyine hari abantu yasize hariya harya ubwo umumaranye imyaka ingahe wowe ntago wumva umutima ntacyo ukubwira urindiriye ko pasiteri wawe ngakubwira umuhanuzi wawe akubwira nyamara nawe umutima wawe ubwawe ni umuhanuzi ushatse wakihanurira ukavuga uti hari umuntu nasize hariya hari umwana nasize hariya niba iryo jwi utaryumva kereka niba utari ikiremwa muntu ni ukuri cyangwa utumvira Imana reka kumvira Imana ariko wumvire n'umutima wawe ubwo si yo wicaye ku meza uri kurya muri babiri kandi hari abantu batatu wasize hariya muri batatu kandi hari abandi bane wasize hariya muri kwihereza uko mushatse mwakundanye rata ntago mbizi uriya mugabo wo mu gihugu cyo mu ijoro ntubizi ariko njye sinanabishobora cyane ko n'abagabo benshi babikora bicuza nyuma muri icyo gihe aba yumva ari ukuri koko ariko nyuma asanga yaribeshye adasanga yaribeshye se urahashye mwicaye uwa babiri muri kurya utwo turyo twiza kandi iyo tugiye hahandi tujya kugabanyiriza tumanura ibintu bimwe kandi ba bana wataye bazabaho sha muntu watawe muntu wanzwe usubiza amaso inyuma nubona Imana itabana nawe Imana irabashyigikira nje yaranshyigikiye n'abaryaga ibyo twakagombye gusangira n'umugabo turi kumwe barabizi bambenda bakunda Imana ishimwe cyane ku ruhande rw'imiryango muvukamo reka ndeke kuvuga imiryango muvukamo ho byari bimeze bite muri icyo gihe twebwe rero wenda amahirwe make avanze n'ibyago njye umugabo wanjye aza kumbwira ko ankunze niwe waje kundeba ubundi njye niwe narebaga imiryango rero ahanini ntago yanyeretse imiryango myinshi umuryango yari yaranyeretse cyane wo narinzi yari mabukwe ba nyina wabo bandi nta kibazo barankunze nabo byarabababazaga mu muryango wacu nyine ntago njya nkunda kujya gutura abantu ibibazo ntago nagiye kubatura ngo umugabo bimeze gutya ntese ko nabonaga turya kandi nari narakira ubuhamya bw'abandi bantu bavuga ngo baburaye rimwe kabiri gatatu nkaba ntarageze aho ngaho ese ubwo nari bujye kubwira umuryango iki njye nahagurutse ngiye kubaka ibyangombwa umugabo yasabwaga gutanga yarabitanze none se ko mama yubatse urwe cyangwa n'abandi nkaba naragiye kubaka urwanjye ni hamwe n'Imana n'uwikoresheje wundi ubwo warabyimenyeraga byose nta nama iturutse mu muryango nta abantu bo mu muryango bazaba bavuga ngo ihangane ni bakeya nkabona ko ntabo nabanye n'Imana kandi Imana yari yarananyihanije kwanza numvaga amajwi ambwira ngo yaba na pasiteri wawe yaba n'uwiwanyu uriya ni umukozi wanjye birakomeye bantu bajya kubaka ariko biranaryoshye gusa nyine umenye ngo umuririmbyi umwe nawe yararirimbye ngo turi ku rugamba Mana turimo gusenga ubwo rero umuntu wese ufite intego yo kubaka erega ntakangwe na biracitse reka nta mvura idahita nta kigeragezo kitarangira nta kigeragezo kitazarangira kandi n'ikitanarangira umwe we yaravuze ngo iminsi irabirangiza ese ubundi abantu twiruhiriza iki iyo Imana igiye guhamagara umuntu niba njye ndumva ariko twabyita akenshi sinigeze mbona umugabo n'umugore bapfira rimwe ni gakeya mwese ubwo ubundi urarwana n'iki umwe yavuyeho se ntago ubuzima bukomeza uravuga uti turajyana kubera ko namukundaga cyane umwe arasigara uko byagenda kose ndagira ngo mbwire umuntu uri ku rugamba cyangwa uri mu kigeragezo nka kimwe cyanjye niyihangane bizarangira n'ukuri niyihangane akomere umurengezi we bari kumwe nta kintu bitwaye niba ubabaye ubabaranye na Yesu wawe wagushyize ku isi ariko se ubundi umuntu ajya yishyira ku isi none se kutabumba Bibiliya sinza ivuga ngo umubumbyi ngagira gutya na gutya kutakongera ngo umubumbe uko ushaka usibye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru
ubundi ubwo ngubwo tubaye iki nibihangane n'ukuri yego nibihangane. hari ikibazo njya nibaza abantu benshi bakunda kuvuga ngo urugo rwubakwa n'Imana. ugendeye ku byo wanyuzemo iryo jambo wari kugaha iki? urugo rwubakwa n'Imana hako n'Imana irwubaka. ni Imana irwubaka kandi ikarwubaka pe. naho wabona urugo rwawe uko rumeze kose igihe cyose umaze ni Imana. ngera ndega numva kugira ngo nyine ugire urugo rwiza rutagira ibigeragezo. iyo numvise nk'umudamu arimo aravuga cyangwa umugabo urugo rwubakwa n'Imana mpita nibaza yuko nyine urwo rugo rutazigera rugeramo ibintu bibi ari zino ngo nyine nazubatse neza zitageramo ibigeragezo. nta hantu hatagerwa n'umubisha mw'isi ubwo se habaho. aya n'umucuruzi aracuruza ukabona yahombye cyangwa akavuga niyo yaba yungutse akabona ntiyungutse uko ashaka. niyo mpamvu tukiri mu isi rero kwifuza ko umuntu guhoraho nta rugo buri hose ahubwo biterwa n'ukuntu wemereye umurengezi wawe mukarwanana. nese ko hari ingo z'abantu batanasenga batanizera Imana ariko ukabona zibanye neza ariko ugasanga ingo z'abakozi b'Imana nizo zifite ibibazo. rero ntago nemera ko ari abantu ahubwo ntibayizera kimwe ariko burya abantu bose Imana barayizi baranayizera ahubwo ntituyizera kimwe. bamwe tuyizerera mu nsengero abandi bakayizerera muri korari abandi bakayizerera mu babishopu. hari abantu babaho nyine bangeso nziza bibereye aho ngaho bubatse urugo rwabo rumeze neza bitagenda nk'izacu nyine tuba mu nzu z'Imana ariko buri muntu barya abantu bose ni ukuri bazi Imana kibaho barayizi ahubwo twebwe abantu ntago turashaka kuyibinjizamo uko tuyizi uko tuyibona. hari umuntu ukubona ko niba utari muri korari udakunda Imana cyangwa se niba utazi gusoma Bibiliya cyane ngo yisomere abandi udakunda Imana ariko bari abantu bariho banakorera Imana banafasha bariya ababishopu n'abaki kandi b'abakozi b'Imana. none se abo twita ababishopu nabo ntago tubona nyine bibabaho kuri za social media ntitubona ko aribo bagize intambara aribo bisubiranyemo bagize ibiki. nta muntu utizera Imana ahubwo ntago tubyakira kimwe. hari umuntu uvuga ati jewe nzakora gutya na gutya uwo nyine nawe niwe afite aho bahuriye. gusa hari umuntu utazi ko Imana iba utayizera. twebwe turebera mu myumvire yacu sinzi ukuntu abizenda babyita bakagira icyiciro babaterekamo ariko nge nzi ko umuntu uwo ari we wese azi Imana ahubwo bayizi gutandukanye cyangwa bayivuga gutandukanye. none se ubu ngubu uwo muntu ahubwo ni umeze gute? ntago nge muzi. ikindi kibazo numvaga nifuza kukubaza bavuga yuko ikigeragezo hari ibigeragezo bimwe duterwa na Satani ibindi Imana ikaba ariyo yemera ko bitubaho ibindi umuntu akaba yabyitera ku giti cye. abantu benshi bari mu kigeragezo hari igihe kigera we akavuga ngo birashoboka yuko iki kigeragezo ari njye wabare ndumva ari ukuntu mbyumvisha ariko nkikubaze neza. umuntu ari mu kigeragezo hari ukuntu we ubwe ashobora kwishinja umutima akavuga ariko ubuzima mbayemo butari bwiza iyo nza kuba naritwaye gutya iyo nza kuba narakoze gutya iyo biza kuba byaragenze gutya ntago mba narabayeho muri ubu buzima. wowe hari ikintu wumva wakabaye warakoze kugira ngo utanyure muri kino kigeragezo kimeze gutya? nje rero ukuntu mbyumva uko byagenda kose mu bintu bikubaho uwo mutima ntiwabura niba nabikira ko umuntu ukiri muzima. yego igihe cyose iyo habaye ikintu iyo umaze kugisuhukamo iyo ukikirimo ntago wakumva ngo mba narakoze gutya ariko iyo ukivuyemo
cyangwa se igitambutse mu bintu ubwo aho nahita ninjira mu ngo ntarinze kujya ku Mana cyane n'iki kuko Imana niyo yaremye ibyo byose kubera ko Imana imaze kurema umubi yaramanutse aratumbanukira batubanjirije natwe kandi azatuva hafate n'undi bavuga ubwo twaba twinje nko mu muryango ubundi mu rugo ntago havuka ibibazo ngo nawe uburemo nagakigira mu ruhare ntago wakabura urakabona kuko nk'ubwo nubwo buri umuntu w'Imana ntago umuntu yaza ngo avuge ntituhanye ntago bimeze gutya na gutya ntago wabura icyo uvuga wabura utese kumubwira nk'uko navuze uti nyamara burya turahwanye bamwe na bamwe ariko ubwo tubyinjiyemo niho habaho no gukubitwa ukumva ngo umugore yakubiswe ni ukuri pe abantu bakubitwa mu nyihanganire ariko nako akavugaho nanjye bigeze bazimpaho gake ntago ari kenshi ariko ntago nigeze mbona habura nuko abantu batake ntago umuntu yapfa kugukubita gusa nawe uba wagize gutya ko wongeramo hanyuma rero n'ibigeragezo gutinda cyangwa n'iki nyine nawe hari igihe ugiramo uruhare ukabitindamo ukagiramo uruhare ukavuga utari ku Mana ukayivovotera niho handi nakubwiye nti ntago wahura n'ibyiza gusa aho gutabaza Imana uti Imana ntabara uratangira ukivovota ukirwanirira ukavuga ngo ibi ni ibiki ugatangira ukavuga uti wa mugani yo ntamwemera ukavuga uti sari kubundi uyu muntu uvuga ngo ntiduhanye ugasubira inyuma harya ko kubundi twari duhanye ukibuka ukuntu wamwemewe ndari umukene ukavuga uti koko runaka w'umukene runaka wari umeze gutya bigatinda nyine akavuga ati wa mugani se ubundi arajya kumbwira ubukene bwanjye ko wenda nanjye ntamwemeye mu bukene Satani akamwereka ko nyine yakize n'abareshya nawe rega ubwo Satani arabihutisha kandi nabo babarekereje undi Satani akagufatira kuri kamwe wavuze nawe akakorereraho niba yaragiye kubona ko mureshya agatangira kubona amajwi amubwira ati koko ntitubireshya narihanganye ntako ntagize akabona amajwi amubwira ati ubundi koko narayobye kubitewe nawe n'iryo wongeyemo ntago byabura nawe n'umuntu nanjye nagize mu ruhare si rwinshi ariko rubaho nk'umuntu ugifite ubuzima rega umuntu ugifite ubuzima ntago yabura akantu ntago turi abamarayika yego aho ngaho nahita ninjira mu kindi kibazo hari ukuntu tubona abantu kuri social media cyangwa kuri zino mbuga nkoranyambaga dukoresha ugasanga umuntu arimo aravuga umugabo wanjye yankoreye ibi ngibi ukibaza aho ngaho nta ruhare na ruke yigeze abigiramo ibintu nk'ibyo gusa hari umugabo umwe wigeze avuga ngo ni undi wabimbwiye ngo amahitamo y'umuntu hari igihe ngo amuhitane nyine umuntu ngewe ntabwo nemeranwa nabo cyane kandi koko nanjye hari abatemeranwa nanjye cyane burya umuntu uzajya kuvuga ngo runa ariko bamwe na bamwe nabo baravuga ngo twabigize nabo bagaragazamo uruhare rwabo nabo hari uruhare baba bafitemo rutoya kandi nyine nuko utamenye izi social media zaje niba ari iterambere niba ari ikoranabuhanga ryaje ibintu birirukanka cyane ubona rero n'ibindi bintu utakirukanza ntago umuntu akora ibintu azi ngo bazamuhamagara n'igihe ubikora uzi ngo bari we gusa ukabona byagiye hirya no hino ubundi bidukundiye twajya tubyihorera nuko nyine tujya kwisama twabivuze ubundi se koko umugabo nyine aba yarakubereye mubi cyangwa umugore yarakubereye mubi ariko hahandi nyine umuntu abura kwihangana umuntu ukoze mu mubiri n'inyama n'amaraso ntagahumeka ibintu byiza gusa ntagahora avuga ibintu byiza gusa nawe hazamo akandi kantu kandi ibi nibyo nawe kazamo ni ukuri kuko biba ari birebire ni birebire none se ni iki kintu nk'uko wari umaze kubitubwira ukuntu
nawe hari uruhare nubwo ruba atari runini ariko rigiye kwihangana byangana ugashiduka hari akantu wamukoreye wa muntu kandi wa muntu akeneye ko umutwara buke buke kugira ngo ube wagarura umutima we. Nihe nama waha umugabo cyangwa umugore uri muri icyo kigeragezo ufite umuntu udashaka kumwumva na gake kandi nawe kumva umutima we warambiwe umutima we noneho ugeze muri cyagiye kwihangana byatangiye kwanga nawe atangiye kuvuga kwa kundi nyine uvuga bakaguca pingi mu gihe atangiye kuvuga uko nguko ubundi bikunda nuko nkatwe b'abanyedini dutemera ngo kwahukana buriya nyine nuko ibintu biba byabaye byinshi twebwe bajya ikintu cyafashaga nigeze numva inyigisho ivuga ati rero niba wumva ufite ibibazo icyo gihe batangaga urugero kwa Rubangura sinzi etaje none biruta bibaye ngombwa ugatera nk'intambwe kavuga uti ngiye muri iriya nzu ya etaje ukirebera gusa sinzi undi nugeze numva avuga ngo kureba ibintu by'indabyo bigabanya stress ugatera intambwe ukajya muri birabizu birebire bya etaje yego ukareba hirya ukareba hino ukareba imbere ukareba inyuma yawe noneho nawe ukireba nyine urabona ko ubu nambaye aka kenda gasa gutya harya ni white aka ni iki ni rihera ni umutuku se ntago mbizi numara kwireba ukavuga utariko se nk'ubu ngewe si ukwirata urabona ko inzara zanjye zose zirimo yego niyo nawe rwaba rwaravuyemo ukireba numara kwireba ariko ntago mbuza ahandi mfite inenge numara kwireba neza ari niwe wavuze ngo ahantu sinzi igihande bavugaga ko atari mwiza ati hose abona ko ari mwiza nibyo koko ariko niwireba ubwawe ntiwabura inenge wirebaho nubwo wambwiye ngo nambaye neza ubu nigenza hari igihe byaba atari neza ni rouge bordeaux noneho abantu bameze uko nguko rero njyewe nabwira ntigenda nushaka uzirariremo uhagaze niwumva uzagera wumva ibitotsi biraje wumve n'isereri uko rero wumvisha isereri kandi ntizaguheramo izagushiramo genda wigire hariya nubwo batemera kwahukana n'iki ujye kwa mugenzi wawe cyangwa ujye mu nzu y'Imana wikingiranemo hazaza amajwi yo kumwereka icyo gukora umuntu umeze uko nguko azabona icyo gukora nzi ko hari ijwi rizamusanga kuri wa wundi abona ko bigeze aha ngaha hari icyiza azamubonamo kizaza namara iminsi 2 atabonye ko wa wundi wamugeze aha ngaha nabona ko nta kintu n'iki kimwe cyiza mubonemo azazibukire ariko nabona hari ingingo imwe nziza mubonemo iyo zamurengera iyi zamurengera aze yubaka urugo rwe cyangwa be mu babyeyi berega usibye no kuvuga twababyeyi n'abana bato namwe bibabaho ubu se nta bana wumva banga ababyeyi akabona impamvu cyangwa ababyeyi banga abana babo barababyaye uzi umwana kuba mu nda yawe ukamwanga cyangwa se abo umuntu ava indimwe nabo narangiza avuga ati wa mugore rero reka mushyire umwe muri ba bandi tuva indimwe nasanga bose bemeranwe 100% nabona bava indimwe bemeranwe 100% najye kwa nyina wabo cyangwa kwa se wabo avuga ati uyu mugore mufashe nka data wacu utadukunda kandi ntibubujeho kwitwa ko ari data wacu avuga ati wenda uyu mugore mufashe nka mama wacu utanyumva ntibibujije kwitwa ko ari nyina wabo ntago azubaka ntago we mubyeyi uzaza kuvuga uturiya ni mama wanjye nje ndumva rero nama nabagira nabe yigiye hirya ho gato azagarukana ibisubizo bye kwako iyo utinze ahantu wumva utarimo kubonera amahoro ushobora no kwiyahura cyangwa gukora ikintu kibi ariko ushobora kugenda hirya gato ibitekerezo bikongera bigasubira ku murongo ukongera ukagaruka mu murongo mwiza kandi ukabasha kuba muri bya bibazo ngiye mpamvu mbivuga rwose ngiye njya mbwira abantu iyo ngenda mbona ibisubizo byanjye yego simbura akantu mbona n'akanamba nkabona kandi karanyubatse utabizi hakarigiye njyanye n'umuntu se nkumva ibiganiro bye nkumva adomye kuri cya kindi cyanjye nigeze rimwe ngendana n'umuntu w'umugabo
agenda anganyira iby'umugore we biri hose mbese ndavuga nti Mana we burya ntago byari nyine ngo umugore we ni umusinzi yawe ati ubu ngubu ntago turyama no ku buriri bumwe ati koko simba nzi ibyo yazanye ava mu kazi yakavamo ngo akajya gusangira n'abandi nese abana bimeze gute ati abana baramuganirije yaratunaniye ariko Imana mu mutima nyine wo kubyihanganira ese ubwo nasakuza nkahita mvuga ngo ntigiye nyine kandi mpuye n'umugabo nawe byabayeho none se ubwo uko yihanganiye ibyo ngibyo umuntu umwe yaravuze imigani ntituyikunda ariko ni byiza burya rero n'igihe umuntu yivugisha atarabona ariko bene da ntago mbifuriza ngo mubanze mubone nihe nama wagira abakobwa cyangwa se abasore bagenda bakurikira ibiganiro byinshi bitandukanye ariko by'ingo zitabaye nziza bikabatera ubwoba bwo gushaka bitewe nuko batekereza ngo mu rugo urwo ruzaba ari rubi n'ubundi ahantu turimo kujya ntabwo ari heza tubwire nihe nama waha abo bantu bigendeye n'urugendo rwose bijyanye n'urugendo rwose wanyuzemo kugeza izi saha gushaka ni byiza gushaka ni byiza impamvu nabagira inama ngo ntibashake njye nakubwiye ko umubabaro ntago ugumaho ntago ugumaho nubwo babona hari aho byanze se cyangwa mama wabo byanze se cyangwa papa wabo byanze se hoya abapapa bose ntago ariko bimera ibyo ibona batazashobora ntago izabiborohereza iby'Imana dusubiye ku Mana nyine rega niyo yaturemye Imana ikintu kizakugeraho ibifite n'inzira zo kugikumira ntikigushyireho ububasha icyo rero cyemeye ko Imana ikugeraho nibakomere niba hari uwo yari afite akumva yaracitse intege kubera ko abonye mukate habaye intambara cyangwa abapasiteri runaka byanze icyo ngicyo cyakugezeho Imana ifite inzira zo kugihitisha ifite inzira zo kugihitisha urugo rwawe rugakomera fiyansaye yawe igakomeza nta kibazo kirimo ni ukuri nibubake nanjye yarahabaye nabizahaba kandi twarakundanye imibabaro iraza imibabaro ntago yagumyeho none se ubu koko niba bafite abo babonye bakaba bacika intege muze kubampera inomero zanjye ndi umugabo wo kubihamya ko imibabaro ntago ihoraho ntibazabure gushaka naho urugo byagenda gute naho fiyansa yabona nabo yabona sheri bimeze gute hariho mugenzi wanjye umwe ni na mubyara wanjye ntago mbeshya kandi yigeze azarambwira afite umuhungu sheri we nyine aramubwira ati sheri wanjye rero ati ubu ngubu biranze pe ngiye kumureka ati ziko yambwiye ko yaryamanye n'abakobwa 4 batandukanye bari kumwe kandi muri fiyansa yarambwira ati pe ndabiretse ndavuga nti rero wowe uri umuswa urabirekera siki none se yabikubwiye wabimubajije icyatumye abikubwira ni ikigaragaza ko yabivuyemo nukuri pe ndi umugabo wo kubihamya uwo mubyara wanjye afite urugo rwiza iyo ugeze mu rugo onjya numva ngo hariho abagore bazi kuroga abagabo babo nuko ari umuvandimwe wanjye nawe wagira ngo yaramuroze pe niba hari umuntu wubatse urugo rwiza ni uwo mubyara wanjye ni wa muntu ubyara umwana umubyara wanjye ni umudamu ntago azi kwambika pampegisi umwana umugabo we niwe uyimwambika none se niba afite ibihamya by'uwo nguwo wambwiraga ati jye mbivuyemo ko yubatse urugo rwe rumeze neza izananirwa ite kubaka urwe we warucitse intege uvuga uti nkurikije ibyo nabonye nanjye mfite izindi mbago nashingiraho nkakubwira nti nabonye Imana yubaka umusore yarinda yagahinduka kubaka urugo akamenya umugore we hari n'abakobwa kuri social media ntitubibona hari abantu barinda y'abagore bubatse ntago mbeshya nabo barababona kandi ingo zigakomera none se mubaye iki bako
ntugire ubwoba nawe ndabona ukiri umukobwa ngo uvuge uti sinzagenda nkurikije ibyo numvisheho ya uzigendere rwose ntugire ikibazo bagenzi bawe muzahura niba muzahura bacitse intege ikiba kimukugaragarije ni ukugira ngo umukomeze umubere mwarimu we erega nabonye abarimu atari babandi tubona muri karitsiye aho utuye nawe wabera mwarimu umuturanyi wawe impamvu mvuga ko wamubera mwarimu ni iyihe nyine ni wowe uzi umuntu uvuga ati njyewe mbivuyemo nshingiye uko nabonye hariya bimeze njyewe ndabiretse hoya mushingira imbaga umubwira uti runaka nawe yari yabivuyemo ariko byaremeye ni ukuri biremera hakuze ko ibintu byambayeho byatangiye kumbaho n'Imana irabimpisha tubyaye kabiri ubwo si yomba ndi umuntu uvuga uti ndazinutswe koko nakabaye nkitwa umugore w'umugabo ariko kira kigeragezo wakimazemo igihe kingana iki nawe nyine wenda tureke n'imyaka menya ngo nari mfite abana 2 none ubu ufite abana 7 ubwo bose wabyaye uri mu kigeragezo kimeze gutyo ariko Imana nyine kuko ibibona wenda udafite imbaraga zo kubyihanga hariho ibyiguhisha naje kubibona hari tubyaye 4 nibwo Imana yaje kubinyereka muri 2 ntabyo nabonaga numvaga umugabo wanjye bamubeshyera bamwipendezaho ariko bakobwa bari hanze aha namwe bakobwa namwe badamu hari umupasiteri umwe ujya uvuga ngo ye baba we bakobwa bari hanze aha badamu bamwe na bamwe ngo hayihurizo mbese witwara ute ku mugabo wa runaka mbese witwara ute ku mugore wa runaka ni ihurizo mbahaye nanjye shyizeho akabazo ubwo se muzajya muhora mumbaza njye ntababaza bantu muzambona nyine muzabona iki kiganiro mbese mukobwa witwara ute ku musore runaka witwara ute ku mupapa runaka ese wowe mugabo witwara ute ku mukobwa uri hariya hanze hanyuma witwara ute ku mudamu w'umuturanyi wawe nanjye nta kabazo ndi kubaza ubuzima wanyuzemo ni ubuzima wanyuzemo igihe kirekire cyane ni irihe somo wakuyemo kugeza uyu munsi isomo nakuyemo kuvuga ngo iki kintu rwose nigiyemo iki kintu kuko ubu ngubu turakubaza ukadusubiza kenshi ariko nawe hari igihe ushobora kuba ufite nk'isomo wize ukavuga ngo ubu buzima nanyuzemo bwanyigishije iki kintu nubwo cyaba kimwe cyangwa 2 ariko nakuyemo isomo iri n'iri ese ko urebye nigiyemo ibintu byinshi no ese buriya buzima ubundi jyewe hari ntegerega ibintu twanga guca mu mashuri kandi ari zo nzira ese ubwo ubundi yo ntabicamo ko wumva umugabo n'ubundi yagendaga yansize ninde wari ujya ambwira ngo waberewe namenye ko umuntu yambara bakamubwira ngo waberewe namenye ko nanjye Imana yari yarambitsemo ibintu byiza navuga bigafasha abandi none se ubwo ngubwo iyo ntabicamo aka kamwanya mba ndi kukubwira iki mba ndi kubwira abagenzi banjye iki ibintu ducamo sinzi akandi kantu nigeze numva burya ngo kurya niba ngo turya kugira ngo tubeho ibintu rero naciyemo byari ukugira ngo mbe uwo ndi uyu munsi nzabona icyo nzabwira abakobwa nzabona icyo nzabwira abamama abo hirya nibataza nanjye mfite abakobwa nzabona icyo mbabwira wenda ntacyo nari bubabwire none se ko iwacu twavugaga turi abakobwa 2 ubwo mu bigaragara wenda se ko ntakiri mu nce z'iwacu ntari buzabwira icyo abakobwa ko njyewe Yesu yari yaranyifatiye nkiri umwana nkikundira mu nzu y'Imana Imana ikamfasha igahita inyihera wiringiye wanjye ubwo nari buzababwira iki n'ukuri mu mbabarire ngiye nabonye nize mutwo tuntu twose ko umuntu yambara akaberwa ko umuntu abaho mu buzima bubi bikazagenda neza ko umuntu akubwira ati nyine ungeze aha ngaha akazongera akakubwira ati sheri ubwo se uragira ngo mvuge iki burije mukobwa mwiza reka tugarukira ngire reka turimo kugera ku musozo ariko ntago hari ibibazo utagenda ntakubajije ko byagenda kose nta gihe kigera ukumva ufite ubwoba yuko ubwo buzima wabusubiramo ntago icyo ngicyo cyo nagitekereza
Bibiliya iravuga ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'imibabaro watubabaje. Ntago nabitekereza, nta nubwo ntabusubiramo gutese. Ego kuma ntago nabusubiramo niyo bwaza nakubwa nti narya irindi ryarakeye. None se ubu nababaye ntwite, urongera bugacya. Niko nababaye ntwite, sinagaburirwa ntwite, umwana aravuka abaho. Yego. Ndongera barambwira ati wa mugani wenda ntujyanye n'igihe mbaho. None se ngubu ubwo buzima bugarutse bwambwira iki? Ni bwambwira iki? Ntabwo buzagaruka mu izina rya Yesu. Ntago buzagaruka rwose n'ubutari ubu bwarakeye. Reka noneho tugana ku musozo, reka tuve muri ibyo ngibyo. Ni cyo kintu wagize muri ibyo bibazo, ariko hari n'ibyo umuntu aba yaranyuzemo ari umwana, ari umukobwa kugeza uyu munsi. Ni cyo kintu cyakubabaje mu buzima bwawe bwose, kuvuga ngo iki kintu cyarambabaje, tutagendeye ku byo wanyuzemo mu rushako cyangwa iki, mu buzima bwose waba warabayemo hari akantu umuntu avuga ngo wenda aka kantu karambabaje muri ubu buzima. Ni cyo kintu wumva cyakubabaje mu buzima bwose? Buriya n'ibintu tuvuga ngo byaratubabaje, ariko hakundi nyine ari ukwivugisha. Yego. Mu buzima mama yajyaga akunda kumpanura, hari abana bakora udukosa ababyeyi bababwira ati iki n'iki bakarakara. Mama yajyaga ambwira ati wenda utu n'utu nkarakara, nkavuga nti mama arambabaje, ariko nivugisha nyine ari utw'abana. Numvaga mbabaje, nagira ngo mbwire abantu baba bari aho ngaho ntago aba akubabaje. Noneho rero ngewe ahanini ibintu byambabaje ahanini byaje mu rushako. Ikintu cyambabaje nkumva kirambabaje ntari niteze ko cyabaho, kumva ngo umugabo wanjye yaryamanye n'undi umugore. Reka nkubwire, ariko urukundo nakunze ntago muruzi. Uzi ko hari n'igihe ngire ngo nakuyemo imyenda kugira ngo abone ko bimbabaje, nkabona ntabibona. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, ariko si karande, ntago ari karande. Niba mu bintu bibaho, icyo kintu cyarambabaje. Ni icyo kintu noneho cyakunejeje, kubera yuko tugira ibintu biba byaratubabaje ariko tukagira niba byaradushimishije mu buzima. Kuvuga ngo iki kintu uko byagenda kose, nubwo nababaye cyangwa nubwo nishimye mu buryo bwinshi bushoboka, ariko ikintu cyaranshimishije cyane ni ikihe? Ugira ngo se ninyivuga kiragosetsa. Bagenzi, badamu beza, abagabo beza, abakobwa beza, mumbabarire. Njyewe no kuhagarara n'umugabo wanjye tukajya kuri kamera, yego, icyo kintu cyaranshimishije. Kubera iki wumvaga bitazabaho? Numvaga byabaho, abantu barakomereka. Hari umudamu umwe nitaga ko ari umukozi w'Imana, cyangwa bari barambwiye koko ari umukozi w'Imana. Yigeze ansebya ahantu arantuka nibere muri icyo kigeragezo. Arambwira ngo se wowe ngo ninde wakwemera, ngo ninde wakwemera. Kandi rata nubwo biba bimeze gutyo nyine ni ishuri uburimo, kandi aba yarigeze nyine akwemera. Aravuga ati ninde wakwemera, ubwo yashyiraho na byinshi 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 nyine byo kumparabika. Ariko ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, naho byagenda gute uyu munsi twagiye kuri kamera ku Isimbi, ndi kumwe n'umugabo wanjye n'umwana wanjye wa gatatu turi kumwe. Icyo kintu cyaranshimishije bagenzi, ntago mbeshya, cyaranshimishije kandi njya mvuga neza. None se ubwo wa muntu aho yantaranze cyangwa se wenda n'abandi, erega burije turaheramo koko. Hakuzi ko abantu benshi bari bazi ko uriya mugabo wenda ashobora kuba yaranteye inda, ngo iwacu bigatuma wenda bamunshingira ku gahato. Ayo majwi amwe namwe nigeze nyumva. Ubwo rero nyine tukiri mu isi abantu ntibanezerwa kimwe. Nje byaranejeje, cyangwa bamwe na bamwe hariho abavuze ngo ngo ni ibibazo wenda bitumye tujya kuri kamera, cyangwa se we ngejo nabona ngo ubutunzi ngazasubirayo. Hoya, ntago agiye gusubirayo kandi naho yasubirayo
icyo nzi icyo kintu cyaranshimishije amazimwe yaracitse yego byaramenyekanye ko umugore we yarabonetse yego nakata n'ahandi hantu bazavuga bahoraga mu rujijo babonaga abantu mu ndirimbo ze bakavuga ati wenda bakambona turiya ni umugore we ndakavuga ati hoya kuko babaga baramubonanye na benshi bati nturiye ariko bagenzi abantu bazamwibeshyaho ni bake aho mwahurira hose yakibeshya agakata bagenzi baranzi reka bwije reka tugane ku musozo noneho ikibazo cya nyuma cyonyine ni ikibazo mu buryo nta ngaruka byigeze bigira ku bana ese ni ikihe kintu mufasha abana kugira ngo bitazabatera igikomere nabo nako kugira ngo igikomere bagize kirangire ni iki murimo murakora ingaruka ntizabura cyangwa se n'icyo gikomere ariko dufite Yesu yego none se ugira ngo rega abantu bafite ibikomere kandi ntago biriya bikaze nabo ntibagenda bakura bazabona kubira ntago bikaze nese abana ko Imana iri guca inzira zishoboka ibisabwa nk'ababyeyi ibyo dufite tukaba tubibakorera nese bazakura basanga isi itarimo ibyaha hari isi bazakuramo basanga itarimo ibyaha ngicyo ntago njya nkitindaho cyane nturese uko twabivuye mugira ngo ntihari barumuna bacu babisigayemo igikomere cyo bazagikira kireka ntibatakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo nibakura batemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo aho bazagumana ibikomere ariko hari icyo murimo murakora kugira ngo mubafashe icyo tubakorera twe nk'ababyeyi babo dukora ibyo dushoboye nawe dukora ibyo tudashoboye umwana uramugaburira umwana umujyana mu ishuri icyo batazadukuraho turagerageza tukabashyira mu ishuri kubaganiriza turabaganiriza ibyo dushoboye njya mvugana n'aho abana biga hasigaye n'aha mwarimu ibyo nshoboye nibyo nkora burya kandi umuntu atanga ibyo afite none tubaha ibyo tudafite ibyo dufite turabitanga ibikomere byo nibakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo bazagenda babyi urakoze cyane wakoze cyane kadusoreza ahangaha namwe mwakoze wakoze cyane kwitabira utumire bwacu Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi ndizera yuko n'abadukurikiye hari byinshi bungukiyemo bifuzaga ahari wenda hari ibyo bifuzaga kukubaza ntabajije ariko byinshi ntekereza ko nabibajije yego rero turabashimiye Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ikomeze kubaha umunezero nk'uwo yatangije mu rugo rwanyu bizaba iby'iteka ryose reka dushimire n'abadukurikiye mbere y'uko dusezera cyangwa dushimire abadukurikiye birashoboka yuko hari umuntu wumvishe kino kiganiro akumva yifuje kukuvugisha kugira ngo ugire icyo wamufasha kuko muri we harimo ubutunzi bwinshi wamuha nimero ya telefone nta kibazo kandi Imana izabaho umugisha abantu bazareba iki kiganiro ni ukuri Mwuka Wera w'Imana azabashyigikire kandi azarusheho kubagura inomero yanjye ni 078 32 3 4 3 murakoze urakoze cyane ugize icyo wumva tutabajije wifuza kumubaza wahamagara kuri iyo nimero aduhaye turabashimiye mwese mwadukurikiye Imana yo mu ijuru ibaho umugisha naho ubutaha ariko mbere y'uko dusohoka mu kiganiro twongere twiragiza Imana turagushimye tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe wakoze kuturinda dore bigeze ku mugoroba uyu mugoroba utubere mwiza ubane natwe ukorane natwe utubere wo kwizerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi umwe ni wavuze ngo izindi mana zirahinduka ariko we ntujye uhinduka uri Imana nziza ushobora byose iyo tuvuze ngo byose rero ni bwa buzima bwacu urabushoboye birashoboka ko njyewe ntashobora ubuzima bwanjye mbayemo cyangwa ntashobora kumenya ibyo umugabo wanjye bwite atekereza n'ibyamubera umunezero ariko ibyo ngibyo urabishoboye ku buzima bwe
nanjye ku buzima bwanjye urabushoboye, ubw'abana wampaye urabushoboye, ubw'abaduha ibyifuzo urabushoboye, wuzuye, uri byose. Nuhabwe icyubahiro Nyiringabo Imana. Rero twarimo tuvuga gukomera kwawe, twarimo tuvuga kugira neza kwawe, ngaho tunezeze, utwiteho, uturengere. Umwe nawe arandika aravuga ngo ukirishe ukuboko kwawe udusubize kugira ngo abo ukunda bakizwe. Ngaho rero bikorere kwiyubahisha, dusenze dushima mu izina ryawe ryera Yesu, urakoze. Amen. Amen.